arashaje ko ndabona kera yumvika. Haleluya. Bose ndanarangije nicyo ndashaka development ya Kristo. Uzanye no Kristo ari bwiza yo Kristo. Iri jambo mwene data amaze kudusomera mubabarirana ubu Kristo narusibuka munda no kubivuga rimwe na rimwe nakunze kuvuga inshuro nyinshi ngumwana umwe yatutse mugenzi we bariko bakina ku kwezi barakina umwaka ukundi ariko urya watutse mugenzi we uriya watutswe niwe wari ufite nk'akabaraga niwe wari nkamukuru niwe wari ufite ibigango yari umusore w'ibigango uyu wamututse akaba nyinuraho nyangaye udafite imbaraga hanyuma ngo amwirukane ngo aje kumukubita arahunga yamahunga arayikora ararenga arambwira ngo shaka nubwo ndagufashe nzogukubita kuri Noeli twendukina ku kwezi yewe nuzi Noeli yarayishize mu bucyo barabona nati yamukubita bonanira abandi yamukubita ikuriki nyine urumva Noeli nabonane n'icyumweru mu kwezi kwa mbere bagahura bakaje ku ishuri yamukubita kwa kabiri bagahura bakaje ku ishuri yamukubita kwa kane kwa gatanu baje mu biraro barasuhura yamukubitira bagera mu kwa munani kwa cyenda kwa cumi n'abiri kuri Noeli yabaga namuhamagara mwabo ari ukuntu bwagaza nyine tukina kuri Noeli kwezi abana tugasohoka tugakina kuri Noeli yamamufata hamwe ngo inama iwe byara abana nyine bazararanga amukubitishije amupfukama mundu araniga urufuro buraza niki abantu baranigerira abaye abantu baraniki yarantutse ya ukuri Noeli tuzanye teste y'umwuka we abantu banze kubabarira mubabarira turaziranye mu mutima Imana tubabarira biva mu magambo kubabarirana biva kwihanganirana biva gufashanya biva narakoze cyane baririmbyi bacu bandi bumugisha tuyobora indirimbo zo gushima Imana mwagize neza cyane kandi bazishimira Imana Imana duhaye umugisha kuba bahawe igitaramo cya mbere gitangira umwaka niba ari icya mbere cyangwa ari icya kabiri sinzi ariko ni nkaho niba atari icya mbere arico abantu bose babayemo cyo kurangiza umwaka kibenda ni nkacyo cya mbere ni hafi aho cyo gutangira turashimira Imana ko iduhaye igitaramo cyo gutangira umwaka cyiza cyane abazi baduteguriye umwuka w'Imana yabajeho abaganiriza nimyemerera bari hano twese dukomere Imana amashyi kubabaza neza cyane byiza n'umugisha z'umwuka biragoye kubona kuko ntibimeze nko guhinga uzumenya ngo urangije nk'akuri niba ufite umurima ungana nawe mu rusengero uzumenya ngo urangije kuri podium ukabimenya nyine ukabibona kurangije aka kararangiye ukabara hasigaye aka ejo ukaza ugahinga kano nako kakarangira ukabona ko karangiye bwacu ukavuga ati kariya nako ndakarangiza akongera ukavuga ati ndakarangiza nuko guhinga niko kumera cyangwa kubaka uzuvuga ngo urukuta
ngira aho ndugeze, ariko iby'umwuka ntuzumenya ngo byavuye bigeze gusa igiha mu kwizera nuko hari ikintu kiba cyabaye. Yesu ashimwe. Umwuka uzumenya gusa kuteye imbuto, umenya ngo ese yameze, ese igereye yakuze, hari imbuto ikura, ikigori kigakura 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 kigaheka. Guheka wenda abanyamujyi benshi ntibabyumva. Guheka ni ukugira gute? Ni ukuzana ikigori nyine, hanyuma nicyo baza bita guheka. Ni ukuzana ikigori nyine nyirizina ukuye mu mwaka, noneho kigaheka, cyarangiza guheka ukabona cyakomeye, ukabwira igihe cyo gusarura. Umwuka ntuzumenya ngo kirameze, ntuzumenya ngo kigeza aha, ntuzumenya ngo kirahetse, ntuzumenya ngo umusatsi wa mbere waje, ntuzumenya ko wa kabiri waje, ntuzumenya ko cumi. Gusa ikintu uzuja kubona uzubona usarura. Iby'umwuka uzubona gusa urasaruye, ariko ntuzukurikirana mumenye ngo cyameze. Ni amatimbiri babaye aho bahinga cyane, ibyo barabyumva. Kigeza gituza agashara, kirahetse, umusatsi wa mbere uraje, trezor ntubizi, umusatsi wa mbere n'uwa kabiri aho cumye, cyangwa mu giciye, ariko ibisinya bino muza mujya ku muhanda biriya ni simibaya nyine si umushashi, ni ikigori ariko si umushashi, umushashi urabizi mama, injugu murayizi, niyo mishashi. Ikinyarwanda cyo hakurya hariya ni umushashi. Tujya tugira utya bavuga ati bya bindi muza mubona abakaranga biriya iziriya hano ni injugu, hariya hakurya ni imishashi. Ntuzumenya ngo ikigori kigeza mu mwuka, uzubona gusa usaruye, ukabona ikintu kirabasitize, ukabona ikintu kibayeho, kumbe ni ikintu cyabaye mu gitaramo. Umwuka ni uko bigenda. Imana ishimwe ko iduhaye igitaramo cyiza, Imana ishimwe biduhaye amateraniro meza yo gutangira umwaka. Turabibye gusa ntitugenda tumenya ngo bigeza, ariko umunsi umwe tuzasarura. Komera Imana. Tugacogore abantu benshi kubera ko nyine bitamenya ngo bigeza, baza bacogora bagacika intege, bakumva barananiwe, bakumva sinzi ntibikiryoshe, kubera ko amasezerano yabo barabibye, tibaza barebesha amaso y'umubiri, ariko mu mwuka bifite aho biba bigeze. Umunsi umwe uzasarura. Imana ishimwe yaduhaye igitaramo cyiza. Imana ishimwe kubw'abanaziri, mwakoze cyane. Imana ibamugisha. Ndashimira nanone abanaziri kudutumira, kudutekereza. Mu by'ukuri turi jewe papa w'abanaziri. Icyo si ko kimeze, si ukwiha amasifu, amasifa yo nayo zahabu, si ukwiha amasifa, si n'ukwiha wenda n'umwanya utari wo, ariko tubiziranyeho n'abanaziri cyane mu by'ukuri. Ariko nubwo tubiziranyeho, bafite ubuyobozi, bafite administration yabo nziza, baramutse batantumiye sinobabwira ngo ya ngo ubwo nyine ndi umwe mu banaziri kandi nka papa wabo ngo ndashaka ngo oya, ibyo ntibizobaho. Ariko iyo bagutekereje mu by'ukuri biha agaciro, nkabishimira Imana. Mwakoze, Imana ibamugisha. Mwakoze mwese urubyiruko rwiza, mwakoze za minisiteri zitandukanye, mwakoze abakozi b'Imana batandukanye aho muvuye hose, abavuye i Gisenyi, abahani Kigali, mwese uko mungana, abacu inshuti zacu
za Nairobi, mwese mwagize neza. Munyemerere duhuze ibiganza dushimira mwakoze cyane, mwakoze izina kurindi. Hanyuma kugira ngo ijoro nzi gitaramo nzi zakubita gutyo ukamumenya ngo igitaramo kigeza mu bantu naje bumenya kurengera igitaramo nakeza icoco Yesu arakimba ubu meze neza, bakoze gukingura imiryango tube nk'abumva akayaga ko hanze. Urabona kera ko amazi yari yaje, ariko igitaramo cyiza rero cyiza n'ugupasa ubashoboye igitaramo. Si ngombwa mutindane mikrofone, iyo uyitindanye kera igitaramo kiba kigaze gishyizemo ikintu yakora kuri ubu buto amamenya ngo uwa mbere avuyemo azamagenda bashobokamo bose yagomba gucuranga abacuranga. Sinovuga ngo uyu n'uyu, ariko hari ahantu behagaze akora umukecuru n'umusaza bose bagaho zungu. Hari ahantu ihagaze akora ahana Foursquare yose ikaneza imitwe. Hari ahantu umuntu aza akora kamubona umwe aricaye undi aricaye undi aricaye, abantu batazamenya umuziki ukazubona. Ndabyibuka koze Imana Fidele yahagaze uvuga ngo wowe Fidele amwibuka ngiwe ngo nubwo ucuranga drum kandi akayicuranga umuntu utazi kwicuranga ngo we ntazayumva ko bimumereye nabi. Niyo wambere rero ibintu bimeze neza. Nashaka ngo tukomeze tuzamura igitaramo kugeza mu gitondo. Yesu ashimwe. Ntagire ushigura, ntagire ugira gute. Ari umuntu wese ufata mikrofone abikore neza, utanga komantere sinange neza, ukora ibintu byose tujane igitaramo kore neza. Uce mu gitondo duhe Imana icubahiro dutahe. Imana ibagirire neza. Rero narivuze ibyo byose bivuze kugira ngo mumenye ko ntagiye gutinda. Si seminere, ni ukuganiriza umwanya muto hanyuma tugapasa abandi. Imana ibahumuje. Reka dusome ibyanditswe iriya teme yo mu Baefeso n'Abaefeso, badusomere iryo jambo hanyuma dusome n'ahandi sobanuro bukeya soze. Nishimiye inshuti zanje zo muri Kalvari, mwakoze cyane, muraberewe komeye. Twagiye Bosco, Bibiliya iravuze ngo mugirirane neza. Abaefeso 4:32. 4 Abaefeso 4:32. Yego. Mugirirane neza. Aha. Mugirirane imbabazi. Mugirirane imbabazi. Icyambere ni ukugirirana neza. Icyakabiri mugirirane imbabazi. Icyagatatu mubabarirane ibyaha. Icyakane nkuko Imana yabababariye muri Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma ongera dusomere mu Baheburayo ibice 6 umurongo wa mbere. Ibice 6 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Amen. Amen. Ongera dusomere muri Zaburi ibice Zaburi 105 umurongo wa 4. Zaburi 105 umurongo wa 4. umurongo wa 4.
Bibiliya iravuze ngo mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Amen. Amen. Tusoma Bibiliya ijambo ry'Imana. Ufite Bibiliya ijambo ry'indashaka kuri iryo jambo turisome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. 105:4 Bibiliya ijambo ry'Imana. Twagiye kumve ko hari itandukaniro rito. Ijambo ry'Imana. Nimwisunge Uhoraho nyir'ububasha, muhore mumwambaza iteka ryose. Amen. Amen. Aha niho nshaka kuvuga. Mu ry'Imana ni sawa, ariko nagize ngo haravuga kuruta, kandi aha niho nashaka. Narikumbwira ngo harahakaza cyane, harahoroheje. Ngo yaroroheje, uyu ni ukomeje. Reka barahavuga. Bwana sifiwe. Bene data, sishaka kuja mu bintu byinshi. Ndashaka kuba amakuru make. Ubuzima bwa Gikristo tubamo tugeze mu imyaka twasanzemo ababyeyi bacu, tukuriramo natwe ko tugeze mu myaka yo hagati. Ubu ntabwo ndi umwana, sindi n'umusore. Buriya haba ibice bitatu. Haba umwana uko agenda akura, akavamo umuningimbi, bikavamo umwangavu. Mu Binyarwanda ntazi, reka mvuge byose. Haba umwana, reka mvuge ibyo bice bitatu. Umwana kuva ku myaka runaka ukageza kuri runaka, sinzi Ikinyarwanda cyane. Hanyuma uvuye mu mwana uja mu busore, ukaba umusore nyine, umusore uje mu gipolisi, uje mu gisirikare. Nta mwana uje mu gisirikare. Abaravuye mu myaka yo mu bwana, voilà, indangamuntu zafata imyaka 16. Aha, duhere ku myaka 16. Deja ubutaye iciciro cy'ubwana. Ubuvuye mu bwana ubugiye kuba nyine umuntu muzima, umusore cyangwa inkumi gutyo hagati. Ukava kuba umusore uzukura ukageza mu myaka runaka, ubusore bugashira, ukaba umugabo. Jewe sindi umwana, sindi mu ciciro cy'abana, sindi mu ciciro cy'abasore, narakirenze. Ubu ndi umugabo, kandi ndi umugabo utari mukuru. Niyo nkiva mu busore ninjira mu bugabo. Ndi umugabo nyine urengeje umwaka umwe w'umugabo muri myaka ya 2. Zoja mu bugabo nimusoza icyiciro cyo gusoza umugabo, ije mu busaza. Hari umugabo w'umusaza ukiri muto nyine agenda yageririye akaba umusaza bene wa wundi wo kuzabaza abana, mbese uyu ninde? Ari umwana we. Rero ndi umugabo, sindi umwana, sindi umusore, ndi umugabo. Ibi bintu twabisanze iwacu kanisa, twarikuriyemo, twarivukiyemo, barabidutoza, tubikuriramo. Namwe muraza barabatoza. Ubu ejo bundi bamwe n'abavuga butumwa nkababwireka uriya ni muto cyane mu myaka, yakuriye Nyanza. Yewe yakuriye bwireka buriya ni muto cyane mu myaka. Naratanga dukwiye no kuvuga, ariko iyo dushyize mu kiyumbe azaba petit frere. Niko bimeze. Umuntu uri mu kigero cyane kandi tungana mu myaka ni Bajiri na Misheri. Misheri we twarabanye, turanaziranye, ni nkaho tungana, turi mu myaka imwe, twarabanye, twarajanye mu biraro. Misheri
rero bene data mbabwira ayo makuru, abo bantu bavandimwe mvuze twese uko tungana twagiye tuvukira mu itorero, tuvukira mu ikanisa. Ibintu byo mu ikanisa mbabwire hano higaje urubyiruko rutoya. Ibintu byo mu ikanisa imyaka mbigizemo, ibintu byo mu ikanisa, iki gitabo twasanze iwacu bafite, ba data bafite, ba sogokuru bagize, ba mama tukakibasangana, tugasanga ba data bazakidusomera. Iki gitabo mbabwire bana bato urubyiruko rwacu, babwire iki kintu. Imana yaduteretse muri pozisiyo, Imana yadushize ahantu twaramuka cyangwa tugize umugisha tukamenya amakuru aba hano hantu, twaba tugize umugisha uterwa. Yesu ashimwe. Amen. Hari urwego abantu babamo bakarutindamo, bakarubamo, bakarugumamo, bakarusaziramo. Icyo gice ni igice kibamo kiraryoshye cyane, bakagikuriramo, bakagisaziramo, ugasanga bahora kuri rompwe yaho hantu. Kandi igice cy'ibanze twasomye iri jambo mu Bayibuli, nicyo gituma dukwiye kuba turetse guhora mu zambere. Naza kuri uzagitemera. Hari ukuntu duhora igisirimu. Murabona Moses, murebe imyaka ya Moses, murebe yagiye kuri sente n'impano ye, aradusaza buce. Ibi ni ibintu uriya muziki nkunda kubivuga, uyu muntu wakoze sente yayikuye muri we, yayikuye. Imana yishize muziki, Imana yishize amagambe. Mbabwira habo, ngiye kubabwira ganoze ni mukano. Ngaho genda muze, bamugenda mwumve ngende zage ngaye oye tangira kuri niba ari do, niba ari shiramo volume papa mwumve. Mose itonda ngaye genda ngaho mwumvishe ko bazwe, mwumvishe ko ari je wabaje. Ibi izigana umuntu yayikuye muri we ayishimari ngaho bamubwira oya avoli imirimo tangire Mose bakuze ugenda ukike neza ubitse nurangiza uje ku yindi abantu bumve neza. Umuziki wose arawufata arema sente awushiramo. Iyo rero bacokoje hariya, iyo bakoze hariya, umuntu ubizi wabihawe apana jewe kuhaja, je nohaja musohoka. Umuntu nka Moses, umuntu nka David, nk'aba bahungu bose bazi gucuranga, baza bakora ibintu. Nukuri ndabyibuka mbere yagaza akora ibintu no umunsi umwe yaracuranze dutirararirimba, numva nuko ndari mfite etaje, numvishe noiterwa nkamanya. Uwo munsi imbana nafashwe mu emotion kamaterura neza kandi nari mfite mu mutwe, numva nayiterura. Uwo munsi yarayitaye
nta biratahanye sinayimuhaye nta niyo nari mfite n'umunsi ndayigira ariko ni ikintu umuziki uzufata amarangamutima n'ubwenge n'ibitekerezo ibintu byose bigaragara umukunga rero kuvuga ngo wakubise nk'umukunga n'iza mbere n'izo muri Kristo ariko n'ibya garidiyeni muza mwumva abana bacu iyi ni garidiyeni si inyuma ya Kristo n'izo muri Kristo ariko n'iby'ibanze ni uburyohe bw'abana bato bo muri garidiyeni bataramenya. Hanyuma iyo abantu binjiye mu bukristo mu kwizera Imana ntibadevelope ubukristo developema y'ubukristo ikabangi bagahorana gusa iyi melodi aya manote murimo babahomse. Ubukristo twahawe ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gishobora kiyobora ibintu byose biba mu isi, cyiza gikwiye ariko kigomba gukorerwa developema, kigomba kuzamurwa ntiduhore muri rompo y'umukunga tuvuze byonyine, tuvuze gusa teste y'abantu, tuvuze ngo nibatubwira amafaranga ubu nyine dutanze y'amaturo urebe ngende tungana, kandi ndabisi ko tudafite amafaranga menshi kuri konti, ariko ubumenyi bwonyine, ubumenyi tuba dufite muri iki kintu twahawe cyitwa ubukristo, ubumenyi gatoya gusa urebe seksa osanga nako seksa stari nyinshi seksa ngazina abandi ntibadikoze kubera ariko nibashiramo umukungu n'iriya rompwe developema y'ubukristo tugira twasanze ba data bagiraga, twasanze ba sogokuru, ukabona iragaragarira developema y'ubukristo, iterambere ry'ubukristo, iterambere ry'abizera. Haleluya, ajaje ko ndabona kera yumvikana. Haleluya, bose ndanarangije nicyo ndashaka developema y'ubukristo. Uzinye n'ubukristo ari bwiza y'ubukristo. Iri jambo mwene data amaze kudusomera mubabarira ubukristo nabusibuka nkunda no kubivuga rimwe na rimwe, nakunze kuvuga inshuro nyinshi umwana umwe yatutse mugenzi we, bariko bakina ku kwezi, barakina umwe atukundi, ariko urya watutse mugenzi we uriya watutswe niwe wari ufite nk'akabaraga, niwe wari nkamukuru, niwe wari ufite ibigango, yari umusore w'ibigango, uyu wamututse akaba nyine uraho nyangaye udafite imbaraga, hanyuma ngo amwirukane ngo aje kumukubita, arahunga yamahunga ararenga, arambwira ngo shaka nubwo ndagufashe nzogukubita kuri Noweli twe dukina ku kwezi. Yewe nuzi Noweli yarayishize mu bucyo barabonana ntiyamukubita, bonanira ntiyamukubita, ikuriki nyine urumva Noweli na bonane n'icyumweru, mu kwezi kwa mbere bagahura bakaja ku ishuri ntiyamukubita, kwa kabiri bagahura bakaja ku ishuri ntiyamukubita, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu baja mu biraro barasuhura ntiyamukubitira, bagera mu kwa munani, kwa cyenda, ukwa cumi n'abiri kuri Noweli yambaye namuhamagara mwabo, hari ukuntu rwagaza nyine tukina kuri Noweli kwezi, abana tugasohoka tugakina kuri Noweli, yamamufata hamwe ngo inama iwe byara abana nyine kazararanga, amukubitishije amupfukama mundu araniga urufuro ruraza niki, abantu barabigerira baye, abantu baraniki yarandutse
tuzanye teste y'umwuka we abantu banze kubabarira mubabarira turaziranye mu mutima Imana tubabarira biva mu magambo kubabarirana biva kwihanganirana biva gufashanya biva ubugwaneza buva ingeso nziza ziva development y'ubukristo iterambere ry'ubukristo muri Kristo Yesu igisirimba kibana ariko rompoye igisirimba umwaka ugasha twavuga ngo tuje nono mu yindi etape y'ubukristo ugasangirana nutse karanyanga ubukristo tube mukunga tuje mu mafaranga yo mu ikanisa ituro riranyanga ndakaruvara cyane bazatanga amafaranga bagasaba bagatanga bagasubira bagatanga ariko icyo kintu ndagikunda abakristo mwese uko mungana mugabutanga ariko ndagikunda kuko nobabwira ubunyine ngo Imana yo mwisho ibaha amamodoka mwiza mwovuga ngo uyu mupasiteri azadusaba ijambo ryiza ariko imodoka kuko aturaho imodoka n'indege na bato yo muri Tanganyika kazija kuzana ijanga muri Tanzania ikazijana muri Afrika y'Epfo ofite kuyifuriza nibyo kandi ni byiza icyo mumenye imbuto yo kubiba ibyo bintu byose babwiye imbuto kubikubwira nk'umutanzi kubikubwira nk'umupasiteri ni byiza cyane ariko ikirutizo ni ukukubwira ngo menye imbuto n'izibyara umugisha ikabyara umugisha utazora uzi umugisha utazora umugisha abarozi batazaza ngo bashikure ngo batware umugisha abarozi ni babi abarozi baratwara abarozi ntibifuza ko tubaho abarozi ni babi mu buzima bw'abantu kandi batubamo kandi barahama umurozi atazoza ngo aroge umugisha wawe atazoza ngo aroge akamodoka kawe atazoza ngo aroge diplome yawe atazoza ngo aroge iterambere ryo mu mubiri wawe ni igihe umukristo azi ikintu cya mbere azi ihame ryo gushaka Imana Bibiliya yavuze ngo mushake Uwiteka imbaraga ze soma Zaburi papa ngere dusomere Zaburi 105:4 mushake Uwiteka n'imbaraga kenda gahoro mugire gute mushake Uwiteka n'imbaraga mushake Uwiteka n'imbaraga mushake mu maso he iteka mushake mu maso iteka ryose na ruzinda kinga yanyu mwebwe nk'abashinga sinyaka yo kurya sinyaka yo gutinda kuri WhatsApp ngurebe imisatsi abakobwa bashokoje ngurebe imisatsi y'Abanyafrika y'Epfo tuzatuyibona si kuri WhatsApp ni kuri YouTube urebe y'Abanyaburayi urebe y'Abanyafrika urebe niyo mu cyaro urebe ibintu byose takataka zose biri kuri YouTube hanyuma birute gusoma ijambo ry'Imana nushika ku ijambo ry'Imana binanuke kureba ibindi bintu umwanya haleluya kureba WhatsApp sica no kureba imisatsi y'abagore bashokoje sica no kureba inka zatemze n'izindi sica no kureba imvura yaguye ibintu byose bisigaye kuri sica no kureba muri Kongo amakuru yaho ko byagenze sica no kureba iriya kwa Trump perezida wa Amerika sica no kureba amakuru y'u Rwanda ahubwo nibyo byiza mukomba
ikindi kinyejana cyo kuba tayari kugira ngo umenye amakuru yose ahita mwisi sica izo zose biza bitwara amasaha 70 n'ibishika ku makuru yo kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe ngo binyanga nta mwana bigirira sinzi rero babwire bene data simbizi uko bizagenda simbizi rwose uko bizagenda simbizi nimba ubuzuke ushake Uwiteka. Haleluya. Basore bene data bana bato abakobwa ofete ni imyaka yo gushaka Imana. Turuze yo myaka ya ni imyaka yo gushaka Imana. Mwebwe u Rwanda ni rwiza cyane. U Rwanda ni rwiza cyane. Ariko zashika ku gisirikare cy'u Rwanda n'igipolisi cy'u Rwanda zamakura amasomo avuga ngo amasari yose n'ayanyu kabisa. Abahungu ni bato bari tayari, ivuri guya abasivile bose bazaje kugama subona bonda ningaho ntakura ningaho tugira gusa kwa rando no mu mujyi mu buzima busanzwe tamvura tambeho nta zuba ryobabuza gukora akazi kawe. Barigishijwe ku rwego baje gutanga amasomo mu bindi bihugu byinshi za Afurika, ari abapolisi bacu n'abasirikare bacu. Ariko twava muri icyo Pawulo yazashika ngo yanditse mu gice cy'Abaroma ngira ngo avuga hejuru yitwa ngo mutware kwizera Abefeso mutware yararebye igisirikare cy'Abaroma ngo yarabarebye kuko arebe uko bambaye, arebe ingofero, arebe ibintu bikigi igituza, arebe inifomu, arebe yamaye amaja mu mwuka abivuga zo mu mwuka. Niko ibisi biza bitwigisha bimwe byo mu mwuka. Musukuri k'iyi myaka yanyu, iyi myaka yanyu ni yaba twari tuvuze ngo icyacu mugahita zose musumva mukazakira ukavuga ngo uyu mwaka zose akugira icyacu w'Imana kuko ni umugisha wawe. Naje kuri party yitwa gusenga, twavuga ngo uyu mwaka nzasenga sizoza ndyama mu cyumba, zoza ndyama mu gitondo mvuye muri nibato. Amuvandimwe wanje una cyane tubana umunsi ku munsi baho guhamya ubukera kandi ko ndasoza. Bigeze umuyumbe mwegeze kumubwira nabiha numwe aramubwira ngo diplome ya abarozi bayikoreye inama barayiroze uzogira imyaka 6 nta diplome bayikoreye barayifunze. Umuhanuzi umwe arabimubwira undi arabimubwira yamagenda wamara gushika afata ibuye amasengesho sikita ariko simbabwiye ngo muyafate simba mwebwe gati bazirose afata ibuye aripfukamaho yamara pfukamaho ririnjira rirahuka indani ngo rimare guhuka indani arahaguruka ririnjira uraso rw'aturika abwira Imana ngo Mana ngawe diplome yaje waryama umuntu yamaze aramubwira ngo kubera kiriya kintu wakoze wanetralisha imbaraga. Donc izo imbaraga bakoresheje mu guhamba ibyabo wewe wakoresheje iziri hejuru cyane kugira ngo zizure umugisha wawe. Yamavuga diplome yafashe n'amanota yafashe uwo mwaka arayitaha
umukungabuka tukaza kuguruka Pastor Mudahera ngo muzobaza amakuru yaragutse yamava hasi burya amavuko yamanyura mu kadirisha ikanisa ryagiraga amadirisha kahariya yama muvizo bara muvyo Pentecost yamaguruka anyura mu kadirisha arataha n'abandi basaza benshi bagazaguruka ku musozi bakaja ku wundi abandi basaza hari umusaza umwe yaduhaye ubuhamya yatubwiye ngo baranezerewe mu kibi baranezerwa baremba akaririmbo yamaguruka ngo ashikiriya hejuru imbaraga zirashira arabura ati sinzi ngene mana abana se n'ubundi witwa Ngubana araguruka se kuba we yaragutsaga ku musozi umwe kuko yavana akagurukira Kicuki avuye Remera agurukira Kicuki uwo Ngubana yavuye ahantu bari yicara mu biti hejuru mwishambiri ya mukiri yamayishara mu bushorishoro ngo ashike imbaraga zirashira aravuga ati noneho uko ibintu bihagaze musore mutere ndirimbo sure neze abazitera se ntibazi no kuririmba kubera Pentecost kubera ibihe bari kubera ubwiza bw'Imana uwasobanura urawa bashoboye gutera akaririmbo gato ngo kinjire umutima we yanaca muri bya biti byose yamabasaba baraneze ayo makuru bazahita n'abantu twebwe dufite umuziki Imana yaduhaye twasirimba nk'urubyiruko abantu bakatubona ko turi nk'abasore bari aho nyine banezere ni wa muziki nababwiye ibi bintu developema y'ubukristo none se kubu nyine nuguruka gukura tukaza tuguruka twibura tukava hano tukaza twicara nko kuri kariya kagenge kagenge kinani k'izuba kuva gusa apana kuguruka kuva hapo n'ikinkoko gato tukava hano tukicara nko kuri kariya kagenge tukagaruka ariko ni murebe BBC yose narya ziri yose kavuga ngo se ibi bintu ko bidaterwa n'ifaranga tibiterwe n'amashuri byatewe n'iki tukababwira ngo izi niki imbaraga z'Imana mukira abasore haleluya mushaka Uwiteka duhindure page uyu mwaka treso uzingenuze kuriri wewe nduzamo uzingenuze kuriri tukazuryama kuri rya Dodoma yawe y'aba diaspora irya Dodoma buze nk'aba diaspora nyine umeze neza uzuva kuri Dodo urya ayo maraso yawe y'imyaka 25 ndabizi kutarengeje uryama wakuryama kuri isi mu bugoye bwo mu isima bukuze ubushuhe bwo muri kubureri buje mu isi niba uhagarara mu fosco niba uceje mu tuzobangeze muri Amerika uhagarara imbere y'abasura apana tuzokuridorariza kandi gamusaba shisha azazita ariko kuva kuri Dodoma ukava kumwitaho kwa Randa ukava kuri Sosiso hanyuma muzoguruka muvaha muja nugira mufatishe abarozi bakugendera inama bakuro kandi rogeje bakuro ariko tugira imbaraga ziba haleluya bamushaka Uwiteka iyo umuntu yashatse Imana imbaraga zo kubabarira ziba imbaraga zo kugirirana neza ziba imbaraga zo kwihangana ziba imbaraga z'imbuto z'umwuka ziba mu gushaka Imana Israheli haleluya muzogenda mubaza amakuru y'abagatako muzehe se wa Dayiro muzogenda mubaza ingende bagaza batanga ibitambo kandi nta muntu uzutanga ibitambo yarashaje ibitambo by'umubiri Pawulo yavuze ngo mutange imibiri yanyu ibi gitambo
byera bishinga imirimo nta muntu udutanga igitambo ari umusaza w'imyaka 70 muri batoya mwebwe namwe mwavuye mu cyiciro cy'abana muri abasore ubusore bwanyu bureke gusa kuzoja gukorera ifaranga muri Amerika kandi nimushika muri kampani usiko gatora yaragi yarakarashaka kampani azoza hakorera gutya mu Rwanda rwo kubaka ikoko ahagarare buke mu gitondo ni byiza sivuze ko ari bibi natwe nitugenda niko tuzoba ba ministers kugira ngo tugire gute tuzoba ba ministers muri Amerika oya bizo ganda singurube nina inkoko n'ibindi ariko hari ukuntu umuntu yorara ahagaze ashaka Uwiteka n'imbaraga. Haleluya. Hari ukuntu mworara muhagaze mushaka Imana n'imbaraga z'Imana. Semeni haleluya. Hari ukuntu umuntu yokwihagaze, hari ukuntu umuntu niko basaza abo basaza mabwiye bagaza bakuka igihe cyabo bagaza bahagarara mu ishyamba bagahagarara mu mazi bagahagarara bakabawimba bagahagarara ubu ko turavuga amakuru ariko imbaraga zabakoresheje n'ibimenyetso n'ibitanga wanasebeye abarozi bazokuroga baroge ngorogwikisa muzi gihe ko baza bagishira mu buzima bwacu ni mu bunebwe ubunebwe nicyo gitaka bazaterera mu igihe nibyo kikamera amaze kikakubiraho imbaraga murozi ariko se yoterera igihe ko mu muriro muruzutse gakuteze umuntu yasinziriye avuye kuri WhatsApp avuye gushaka ifaranga yiriwe muri ibi byo gushaka ifaranga yashikaga kwita WhatsApp bukeya akamawe yaje kuvuga isengesho ryari n'ubisha umuhungu wasenga mu Mana urabeze ko tudashoboye kandi tutagize tutabashe uzumenya gusenga kwa uzumenya ibyifuzo byacu tutaragira gute tutarakubwira umuntu urabizima uko umukecuru umwe yasenze nabishire sinzi ko yo kwibuka mukecuru senga tangira hitana Mana data twese mu ijuru aho ngiye gukurikira uko gakera nabunyije hagati yo kuvuga ngo Mana data twese mu ijuru nirindi jambo rigiye gukurikira kugera abakubisigishito abarawunyije mwaje gukurikiza ngo turakubabariye kamati muzinduru twese ukeje Imana ije kunyura ku ndarazi wawe ubabariye Imana yaje kukwihanaho ngo bana mwe wavuze gute uravuze ngo ubabariye Imana ngo ni imiruho yo mwisi bana urabona ngo ubabariye Imana integeke aho uko gandi bakuroga uvuge ngo uburozi butobuva ubabariye Imana uzovuga ngo ndakubabarira Mana data twese mu ijuru aho hagati yo kuvuga irindi jambo kera barahundisha iri kurikira Mana we turakubabarira mukecuru munyawo n'abana mwe ngo ni imiruho yo mu isi bene data haleluya kasoze beza bana ari mumenye ko dufite akazi bwira mugeza ngo dufite akazi uko n'ukuri tukirengagize cyangwa tureke kukirengagiza tukiteho icyambere dufite akazi kacu twebwe kwiyubaka tukaba abakristo beza kandi umukristo mwiza ni biriya badusomeye kubabarira kwihanganirana gukundana kugira ngo biriya iyo umuntu yamaze kuzera
abageze kuri degere y'Ukristo bwiza. Icyakabiri nuko Imana yiteguye gukorana natwe ibimenyetso n'ibitangaza. Wose acuranga ngo turanga numve papa, numve mukunga neza, uyu mwana azacuranga neza ko mwumva. Wose acuranga iki gisirimba kera numvishe kizamutse mu maguru yawe kuri kote yo gusirimba gasirimba n'amamara ingene sirimba amaze turangije paje mukunga. Murabona ingene wakirigita amaguru, mwabonye ingene uzamutse mu maguru, bamukubitaga tugomba guhindura umwaka kabisa. Dukeneye imbaraga ziguruka. Dukeneye imbaraga abashumba b'abapasiteri kuko kwanje tuguruka tukaguruka gutya Kigali aya maradiyo Kigali akaza zarya zirezika izi mbaraga twambaye izi za gatofu n'izi n'aya majinsi ko mumeze nkatwe imbaraga ziguruka byageze tukababwira ngo hari ibanga hari ikintu cyadukora sengene hari naho umusore bene da simbuza ngo irakaba nesize ariko ntitumare umwanya gusoma ijambo ry'Imana ngo tureke kumenya amakuru ye WhatsApp nditumarire telefone nisize ibamwo Bibiliya ibamwo n'ibindi n'amakomantere yose woshobora gutukana. Ibyo byose biri imbere yacu ngo duhagarare mu ijambo ry'Imana. Nitumara guhagarara mu ijambo ry'Imana tubwiriza abapagani bamenye Imana ibafashe. Haleluya, amen.
mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he kugira ngo iyiteme urukundo, kubabarirana, kwitonda, kwihanganirana. Niho bizana, niyo soko yacu, niho bituruka bigasohorera muri twe abatazi Imana bakamenya Imana. Ijambo ry'Imana ribaganze.